inshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu Umwami wacu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende hanze muvuge ubutumwa bwiza. Iki ni igice cya kabiri kitwereka ko nasuye Pure TV yasuye Ububiligi, twasuye Buruseli, ariko muhareba ni igice cya nzu y'umwami hana habera abantu baza kuhafatira ikintu cyo kunywa hicira akanyota, ubundi harimo mize. Tugakomeza rero tukareba building zaho, amazu yose nagizwe n'amazu y'ibwami, umwami w'Ububiligi ariwe Filipo. Ubwo rero murabona ko ahangaha niho akorera, urebye rwose aya mazu yose niho bakorera, ndetse n'abakozi be babari bahari hano hose, nubwo tutashoboye kubabona ngo tubavugishe, ariko aya ni amazu yaho. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuhasura, ukareba. Izi zose ni building zaho z'ibwami, cyane cyane nk'abahatuye bari bavuga bati iyo ureba idarapo rimanitse ubwo bivuga ko umwami ahari. Ni ukuvuga ko ubu ngubu rero umwami ahari hano muri iki gihugu nyine cy'Ububiligi. Urabona ko amazu araryoshye, hari jaride ziryoshye, ibintu byose bimeze neza. Ni ugushima Imana cyane ku byo yaremye ndetse n'ibyo ikora bikomeye. Dukomeze rero tubane, mureke tugumane bereka, batembereza umuntu utashoboye gutembera, batembereza kandi mbakundisha ngo namwe muzaze gusura hano ibwami. Hari amazu meza cyane n'abantu benshi cyane bari kuhasura umunsi, kandi mu mezi ari imbere bazarushaho kuza ari benshi baje kureba ukuntu ibwami hameze hano mu Bubiligi, hano i Buruseli aryoshye. Mbese nicyo nabakundisha, ni ukuvuga ngo nabo rero bakeneye kumenya ubutumwa bwiza, bakeneye kumenya Yesu. Nubwo utashobora kubavugisha, ariko wasenga kugira ngo Imana ibaho umugisha, kandi cyane umugisha wo kugira ngo bazabone Yesu. Turi kumwe bene data, turakomeje dutembera, tujya no gutembera kuri ya jaride nayo yitiriwe ibwami, ariyo Garden Botanic hano i Buruseli mu Bubiligi. Murabona iyi jaride rero nayo ukuntu iryoshye, imeze neza. Aho uretse urusaku rw'imodoka, ariko ibintu bimeze neza, biraryoshye hose neza cyane. Ndabibutsa ko hano ari kuri Pure TV, kandi ko mukomeza kuganira na Jose ubagezaho iby'Imana yaremye, cyane cyane n'abantu bayo. Imana ikomeze tugire neza, ikomeze tunezeranwe. Hari abaturisite benshi, hari abantu benshi, ariko si cyane. Gusa nashatse kubereka abatari bahagera ukuntu ibwami mu Bubiligi haryoshye kwa Filipo. Turi kumwe rero bene data, mukomeze mugihe ibihe byiza, nimucikwe. Ndakomeza mbagezeho ikindi gice cya gatatu cya hano i Buruseli, aho ngiye kubereka ahantu heza cyane, kandi dufatanya gushima Imana kubw'ibyo yaremye n'abo yaremye. Turi kumwe, nimujye kure.